Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose kizeho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga iyo ari gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira ko ari ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa cyanditsemo amagambo y'icyongereza avuga ngo stop, kikaba gifite ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Bisobanuye guhagarara. Ese urahagarara byagenze gute? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. Be guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Se guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. De guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Murabizi ra bimenyetso bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Ugahita uhagarara rero mu gihe uri kubona ikimenyetso cyaka ari umutuku. Hano urabona igisubizo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukura amaze kugitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano cyukuri nta kinini be. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Kenshi kino cyapa bagishyira ahantu mu isangano ry'umuhanda, ugiye kwinjira mu muhanda, ntabwo uri kureba iburyo bwawo, ntabwo uri kureba ibumoso bwawo, bakagishyira bakubwira ngo urahagarara niyo nta kinyabiziga uri kubona kugira ngo winjire gake gake muri iryo sangano ry'umuhanda ugiye kwinjiramo, udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga ugiye gusangamo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Murabizi tuyamoko atanu ibyapa byo ku mihanda: ibyapa bibuza, ibyapa biburira, ibyapa bitegeka, ibyapa biranga n'ibyapa byo gutambuka mbere. Sura ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video y'amoko atanu ibyapa byo ku mihanda nagukoreye, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ibinyamitende 3 n'ubwikorera n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwikorera na romoroki zikorera n'ibyo binyabiziga ntibushaka kurenga ibipimo bikurikira. Ntibushaka kurenza ibe bipimo: A santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye na B ubugari ntarengwa budakuka bukaba ari metero 2 na santimetero 50 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kinini se. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A iba ari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Mbibusa ko ukeneye kode aka kanya mbwira karere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Waba ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, ukatwandikiye cyangwa ukaduhamagara kuri 0789351626 tukabigufashamo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Biba bibujijwe hehe? A hafi iteme iyo hari umuhanda ufunganye. B hafi y'aho abanyamaguru banyura. C hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo,
ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Harizo cyukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Kunyura ku binyabiziga bindi, kunyura ku makamyo, kunyura ku modoka birabujijwe. Ikinyabiziga wemerewe kunyuraho ni ikibiziga bibiri, harimo nk'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, za velomoteri zo wemerewe kuzinyuraho, ariko ukaba ubujijwe kunyura ku makamyo, ku modoka. Bibujijwe hehe? Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Birumvikana hari umuhanda ufunganye unyuranyeho wateza ibyago. Hafi y'aho abanyamaguru banyura, urabizi gutwara ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru biba bibujijwe. Ndetse no hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi uba ubujijwe kunyura ku bindi binyabiziga uretse ikibiziga bibiri. Ndakeka ko waramusitamo D. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amadagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilograma 3500 ni umuvuduko ntarengwa mu isaha: A kilometero 60 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 75 mu isaha, D kilometero 20 mu isaha. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cyukuri nta kindi ni C kilometero 75 mu isaha. Ku mavatiri y'ifasi iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko wazo mu isaha bari kilometero 75 mu isaha. Noneho imodoka zikoreshwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zino tugendamo zitwara mu buryo bwa rusange, ntago ziba zigomba kurenza kilometero 60 mu isaha. Noneho ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe zigenda ziri kwiceka, ntago ziba zigomba kurenza kilometero 25 mu isaha. Ibyo ni ibibazo babaza, mbivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kigera kikaba cyahagarara umunsi wose, hari naho kigera kikaba kibujijwe kuhagarara akanya kanini. Hehe? A imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. B mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ntiwagenda ngo uparike ikinyabiziga cyawe umwanya munini mu mwinjiro w'isoko cyangwa ahandi hantu hashobora kwinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. No mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Muzabirebe neza iriya mirongo iri ku nkombe z'umuhanda igaragaza ahantu umuhanda ugarukira. Iyo icagaguye uba wayirenga, biba byemewe kuba wayirenga. Ariko iyo idacagaguye uba ubujijwe ko wayirenga ngo ugiye kuhaparika ikinyabiziga cyawe. Rero mu gihe idacagaguye uba ubujijwe kuhagarara umwanya munini. Niyo mpamvu hano duhisemo C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni impande enye cyangwa ni impande eshatu? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B, umuhanda udakomeza. C, ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D, guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro, hano izo cyukuri nta kinini B, umuhanda udakomeza kubera iki bagishyiraho, uri kugenda mu muhanda ubonye undi ushamikiye kuwurimo, ukaba wavuga ati mbonye inzira y'ubusamo, ukaba wawucamo wagera imbere ukabura umuhanda. Rero bahita bashyiraho kino cyapa mu ntangiriro z'uwo muhanda, wakeka ko ari umuhanda ukomeza bakagishyira mu ntangiriro kugira ngo bakubwire ko umuhanda giteye ku ntangiriro udakomeza. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, ubonye ibyapa biri kukugora bakunda kubibaza, nyandikira kuri WhatsApp nimero mba nazibahaye, cyangwa usubire kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe. Ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amashusho cyangwa mu buryo bw'amagambo. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga uparitse ikinyabiziga cyawe hariya impande z'inzira z'abanyamaguru ku buryo ushobora kubangamira imigendere isanzwe yabo, ugomba kubasigira byibura akayira gafite ibipimo bagiye kutubwira kugira ngo bashobore kugacamo bataje guteza umuvundo mu muhanda. Ugomba kubasigira akayira gafite ibipimo bingana bite: A metero 1, B metero 2, C metero 0.5, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni A metero 1. Uba ugomba kubasigira byibura akayira gafite ubugari bungana na metero 1 kugira ngo babashobore kugacamo batagombye kuza guteza umuvundo mu muhanda ngo bangamire imigendere isanzwe y'ibinyabiziga. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira: ntiwatwara biriya binyabiziga bishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara mu nzira nyabagendwa cyangwa se mu muhanda udafite uruhushya rwihariye. Ese urwo ruhushya ruhabwa nande? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri: A polisi y'igihugu, B minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, C minisitiri w'ingabo, D ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cyukuri nta kindi ni B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, niwe uba ubifite mu nshingano, niwe waguha uruhushya rukwemera gutwara biriya binyabiziga biriho ibyuma ntamenywa, biriho za antibare, biba bishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Tari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenza 4 cyangwa amatungo magufi arenza 6 mu nzira nyabagendwa, iyo atakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira: bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se n'igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se n'igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, cyangwa se ni nijoro. Uno mukumbi ugizwe n'aya matungo maremare n'amagufi hari ukuntu ugomba kugaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uturutse kure aze kuyabona hakiri kare, amenye ingamba ari buze gufata. Ugomba kugaragazwa gute? A itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rishije imbere y'umukumbi, B itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi, C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisozo cy'ukuri na B ikaba ari igisozo cy'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo mumaze kucyandika ku gapapuro hasi cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo imikumbi bayishoreye nta matara bashyiraho, uba ugomba ahubwo kwitwararika kugira ngo idateza ibyago abayobozi b'ibinyabiziga. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wasoma ziriya nimero ziri ku cyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni plaque. Ziriya nimero ziba zanditse kuri plaque, ririya tara ribonesha kuri plaque riba ryatuma muzisomera mu ntera ingana iki nijoro igihe ijuru rikeye. Yavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kiba kirimo. Ugomba kuzisomera mu ntera ingana iki: A metero 150, B metero 50, C metero 20, D metero 10. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cyukuri nta kindi ni C metero 20, riba rigomba gutuma izo nimero uzisomera nibura muri metero 20. Waba uri muri metero 20 ukaba wasoma ziriya nimero ziba zanditse kuri plaque. Ndakeka ko waramutse mose, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Mbibutsa ko ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini neza, cyangwa se mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789351626 tukaza tukayikwigisha mu gihe gito ukaba uyizi. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, byose birashoboka bitewe n'umwanya ubonekaho, bitewe n'ahantu uri. Twandike cyangwa uduhamagare kuri izo nimero tuze tukwigishe, cyangwa se tukwigishe online. Nugerwaho uzakorera imwe utsinda. Ukeneye code tubwira ubwoko bwa code ukeneye, utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na code aho waba urose mu gihugu. Ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande 3 cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, tangirwa serivisi ni muri metero 30. B, muvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. C, muvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. D, aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Kubera iki? Bishatse kuvuga iki? Ese gitandukaniye na cya cyapa kibuza? Kiriya kibuza ubonyemo 30 n'iki gitegeka ukabonamo 30, biba bitandukaniye he? Kino cyapa gitegeka bari kuvuga ngo umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni wo nguwo uri mu birango. Muri make ikintu bishatse kuvuga, nubona handitsemo 30, uzahita wongeza umuvuduko twareye muri kilometero 80, 60, 50, 40 hejuru ya kilometero 30. Umuvuduko muto uzagenderaho nuraba wanditswe mu birango. Iyo ari icyapa gitegeka, haba ari mu byapa bibuza ho uba ubujijwe kurenza uwo muvuduko wanditswe mu birango. Ndakeka ko umenya ahantu biba bitandukaniye. Niyo mpamvu ari byiza kureba iriya video y'amakotano y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye, urasoza kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyako kidahora kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe kimanuka cyangwa hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, birangwa n'amabara akurikira. Hari icyago kidahoraho, kimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, icyo ni icyago kidahoraho kubera ko aho hantu ntabwo hahora haguye ibyo bimodoka. Cyangwa se ni igihe cy'imvura, ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, bari kubityura, hari imirimo iri gukorwa mu mihanda. Ahategetswe kunyurwa
hari ibyapa bashyiraho kugira ngo umenye icyerekezo uri buze gucamo, kubera ko aho ngaho hari gukorerwa imirimo cyangwa se hari icyago kidahoraho haguteza ibibazo. Bashyiraho ibyapa birangwa n'amabara asati: A umweru n'umukara, B umweru n'umuhondo, C ubuso bw'umweru gusa, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kinini D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ni ukubera ko iyo hari icyago kidahoraho cyangwa hari imirimo iri gukorwa, bakoresha ibyapa bitegeka, bakavuga ngo nukomeza imbere hari ikibazo, icyerekezo gitegetswe kata iburyo gusa cyangwa se kata ibumoso gusa. Kandi ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite amabara abiri ariyo ubururu n'umweru. Iyo badakoresheje ibyapa bitegeka, bakoresha ibyo byapa biranga, kiba cyanditsemo ngo deviation, nacyo kiba gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Muri make hano ntabwo bavuze ubururu n'umweru, niyo mpamvu turahita duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini urakora mu kanya ukabona bavuze ngo ubururu n'umweru, uhita ugihitamo, nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira, ntibireba ibe binyabiziga: A velomoteri, B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kinini C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, ntabwo ari ngombwa kugira ikimenyetso kibyerekana bino binyabiziga byombi iyo babihagaritse nijoro. Hari ukuntu baguhagarika, wenda bagiye kukubaza ibyangombwa. Iyo ari nk'ikamyo, kubera ko itwara umwanya munini itagaragajwe hakiri kare, hari igihe bishobora gutera impanuka ikaba yateza ibyago abantu bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ariko velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe babihagaritse, kubera ko n'ubundi bizatwara umwanya muto ku buryo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobewe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira, bwo kunyurwamo gusa n'abandi. Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda, B abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kinini A abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mujya mubibona hano mu mujyi wa Kigali, abanyamaguru baba bategetswe kunyura hariya ku mpande ku nkengero z'umuhanda, ariko hari igihe ubona hagati barashyizemo nka jaride. Ariko ahantu hari inzira z'abanyamaguru abanyamaguru bambukira hakaba ari nk'amapave, ku buryo ushobora kuhagarara mu gihe ubonye wenda haje ibinyabiziga byinshi. Mu gihe wari uri kwambukiranya umuhanda kubona haje ibinyabiziga byinshi, ukaba uhagaze akanya gato mu gihe uri kwambukiranya umuhanda. Rero hari ahantu uba ushobora kuba uhagaze mu gihe utegereje ko ibinyabiziga bigabanuka, ntabwo uba wemerewe kuhagendera ngo wakomeze uhagendere mpaka, biba bibujijwe, ugomba kugendera ku mpande. Ariko uba ushobora kuhagarara mu gihe uri kwambukiranya umuhanda, wenda ukabona ibinyabiziga bije ari byinshi. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro.
A, imbere hari umuyobozi w'amatungo. B, imbere hari inzira ya gari ya moshi. C, ahegeye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. D, inkomane ibambiye. Hano urabona izo kikuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kikuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hazo kikuri nta kindi ni C, ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Muri kona mu birango gari ya moshi iri kugendesha amapine. Ahantu hose ikinyabiziga cyagenda kiri kugendesha amapine haba hatabambiye, ariko ku bantu bazi inzira za gari ya moshi hari nabwo ubona gari ya moshi iri kugenda ku runtu rumeze nk'urwego, inzira zayo zimeze nk'urwego. Iyo zimeze nk'urwego bavuga ko zibambiye. Zaba zigende aho gari ya moshi igendesha amapine bakavuga ko hatabambiye. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse yandika uwa papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawe budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko maze kureba ibi bikurikira: ubonye unyuranyeho cyangwa udepashije wateza inkomyi. Ubu ushobora kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru ariko umaze kureba kimwe muri ibi. Umaze kureba iki? A, umuvuduko w'abanyamaguru. Ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? B, ubugari bw'umuhanda. Ese umuhanda ni mugari cyangwa urafunganye? C, umubare w'abanyamaguru. Ese hari abanyamaguru batatu cyangwa hari benshi? D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta na kimwe wareberaho ugiye kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, kuko ntabwo yabyemewe kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru ngo twari ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Icyo wareberaho byose biba bibujijwe. Niyo bano duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Tari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ntibireba yahe matara? A, amatara ndanga. B, amatara ari imbere mu modoka. C, amatara ndanga burumbarare. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Birabujijwe gukora andi matara. Ntabwo wavuga ngo ikinyabiziga cyanjye mbona kidatorosha mu ntera nifuza, reka njye mu igaraje kiriho amatara azajya turusha mu ntera nshaka. Biba bibujijwe. Cyangwa ngo uvuge ngo utugarumuri twanjye nshaka kutuhindura nshyireho utundi nishakira. Biba bibujijwe. Uretse ibitegetswe, ugomba gukoresha ibitegetswe cyangwa ibyo usanze ku kinyabiziga waguze. Ariko ntibireba amatara akurikira. Amatara ari imbere mu modoka yo uba ushaka wayahindura buri munsi. Uyu munsi ukabona washyizemo wenda y'ubururu, ejo ugahita ushyiramo ay'umweru. Ejo waba washyizemo ay'umweru, ejo bundi ugashyiramo ay'umuhondo. Byo biba byemewe kuba wayahindura muri amatara bari imbere mu kinyabiziga. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni nuwe muvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri atari mu nsisiro? A, kilometero 50. B, kilometero 40. C, kilometero 30. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso gikuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50, ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha aba ari kilometero 50. Ibindi binyabiziga byo nabikubwiyeho ko imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ari kilometero 60 mu saha. Nkubwira ko ziriya modoka nk'amavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu saha. Nkubwira ko ziriya modoka ziba zitariho ibyuma bizibuza kwiceka zo aba ari kilometero 25 mu saha. Ibyo nibazo babaza banabivuze bakiri kare kugira ngo uhure nabyo bifite amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo birabujwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko uba ubujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? A, mu duhanda tw'abanyamagare, B, mu duhanda twagenewe velomoteri, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Biba bijejwe guhagarara akanya kanini mu duhanda tw'abanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri. Wari wahisemo A, iba ari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi. Kirabaza ngo iyo bugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe. Abagenzi baba bategetswe iki? A, kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, B, guhagarara aho bageze, C, koroherana, D, gukuraho inkomyi. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, koroherana. Mutegetswe koroherana. Niba utwaye ikinyabiziga n'ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, oya, nundi hano bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Mugeze ahantu musanze umuhanda urafunganye, mwese mutwariye ibinyabiziga, muturutse mu byerekezo bitandukanye, muri kuza mugiye guhura, mukagera ahantu mukabona kubisikana byabateza inkomyi. Ikintu mugomba gukora ni ukoroherana. Koroherana ni iki? Hari ukuntu ibinyabiziga bihurira ahantu hafunganye, ukabona umuyobozi w'ikinyabiziga umwe arahagaze, akareka ukabanza ugatambuka, cyangwa akabasubiye inyuma ukabanza ugatambuka, wamara gutambuka akabona gukomeza. Biriya muba mukoze nibyo mwita koroherana. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye urahita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye, ko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Iyo misomo ngenda mbashyiriraho ibibazo nkunda gupostinga na kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa cyangwa se amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndabakunda cyane. Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.